ndaguhereza ikaze ukunda kuyo migano by'umurava news umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu kabisa ndakubwiye ngo ni breaking news mba guhereza za mu gitondo hari byaranze weekend kabisa ariko ndanaguhereza ama breaking news muri Rayon Sport kabisa makuru mashyashya cyane kabisa nyuma yuko Gasogi United itewe umwaka n'umutinganyi rwose bita Semuhungu Eric yagize gukira kubitwa ndetse reba Semuhungu hariya ni uko yabyinaga na coach Charles bari yatsindaga igitego cyiza cyane kabisa murabibona ku ruhande rw'imoso kabisa uburyo yatsinze igitego kimeze na cyane igitego nakwita ko ari igitego cy'umwaka mu gihe Semuhungu nawe yararimo aragenda ahenura rwose murabibona uburyo ahenura muri stade Amahoro anoze kavuga ati uyu ni umwaka wa mbere muri stade Amahoro nibyo byateye umwaka ekipe bita Gasogi United yari yamuzanye mu gihe abafana ba Rayon Sport nabo bitambukiraga bavuga ati mu byo kuri hano turabafite niko match yatangiye rero ndagenda mbabwira bimwe mu byaranze uwo mukino ariko nanagaruka ku makuru mashyashya ari kuvuga muri Rayon Sport ko amafaranga yamaze kuba kavagari rwose yamaze kuba amafaranga byamaze ko ibindi byari ibirori yego byateguwe na Gasogi ariko mu byukuri byemeze nk'ari ibirori bya Rayon Sport ubwo DJ Sonia kabisa yicurangiraga indirimbo za Rayon Sport DJ Brian usanga ari umureyo yicurangira indirimbo za Rayon Sport avuga ati abari wana kuri basimukaga hejuru bavuga ati huba kubita DJ Brian avuga ati turi hejuru ababyinnyi ba General Benda na bamwe mu babyinnyi mu byukuri bafana Rayon Sport cyane ba DJ Sonia bafana Rayon Sport cyane ariko reka nkurangira hano gushaka guhura umuntu ufite ikibazo rwose cyari cyo cyose dore muganga ugufasha buri kintu cyose kikagenda neza hari umuntu wakuriye amafaranga hari umuntu ufite uburwayi bugiye butandukanye mu by'ukuri dore muganga uri mu kugenda afasha abantu rwose mu buryo bugiye butandukanye ndakubwiye dore uyu mukobwa muri kubona yuko ari karagwa mu mazi wari wariye amafaranga umuhungu rwose agira gutya aragaruza yari umuhungu mu diaspora ibera hanze agira gutya rwose akajya amuha amafaranga birangira yari ariko ajya gutya aragaruza rwose nta bintu byinshi cyane uyu muganga ari gukora cyane jya wara kuno nawe aho waba uri hose arakubwira ati fati basengu gushikira umuntu wese abara kuroza cyangwa se kiri wose akajya akabikwereka uyu nawe muriho murabona ahangaha wahindutse inka nawe ni umukobwa rwose ati ni umukobwa nawe wari wagiye guca inyuma umugabo we akajya kwisambanira n'abandi bagabo n'izindi nsore zo mu kabari rwose arangije ati kintu ahita mutereza kuba inka akiri aho ngaho bamusanga aho rwose yabaye inka rwose nk'abantu mwe ndabwo ngo uyu muganga ari gukora ibintu by'ibitangaza gukora ibintu bigiye bitangaje biteye ubwoba ndakubwiye ndakurahiye rwose ndakubwiye ndurana kurwemo baragwana avuga ati nyaboneka ati kuki usigaho ujya kunshuma n'izindi nshoreke aragufata niba ari nk'umuntu ashaka no kumuhindura inzoka ashaka no kumuhindura igikira ashaka no kumuhindura iki ndakubwiye ngo uyu muganga we ateye ubwoba afite imbaraga zidasanzwe ushaka kuba ufite ubona ubucuruzi bwawe butari kugenda neza aragufasha ukabona abakiriya benshi cyane kabisa waba ukeneye kuba wenda wazamura ubucuruzi bwawe cyangwa se waba ukeneye kuzamurirwa imishahara mu kazi byose abigufashamo akazi kakagenda neza ushobora no kuba nta n'amafaranga ufite akaguha amafaranga rwose akaguhesha amafaranga rwose nta mikino rwose afite uyu muganga we ndabwiye ngo uyu we nakasa mutwe uyu muganga ndabwiye ngo we rwose ateye ubwoba ndakubwiye ngo muvugishe rero kwizo nimero ubona kuri screen ajya yagize kuba yagufasha yaba ari umuntu wakuriye amafaranga ari umuntu wakwambuye yaba wenda hari umuntu wagutetse imitwe kurya amafaranga mu buryo bugiye butandukanye waba ukeneye kugaruza amafaranga byose ajya bucya akabigaruza nta kintu reba uyu mumama rwose w'umukristo w'umwadeperi rwose ukomeye cyane ngira ngo muramuzi ni umupasiterine muramuzi dore rwose ari kwishakira amafaranga mubwira ati fati base ati ugire gutyo irambike minote n'igicero gira gutya ubundi amafaranga rwose urabona amafaranga ati waguze inzoga ati yabakuru ubundi ndabigufashamo neza cyane urabona ko kabisa rwose arimo kintu amwifashiriza neza cyane rwose amafaranga rwose akaza hano umugore we ko we yavuze ati ngenda tumiza n'itangazamakuru be bihari nawe rero ushaka kuvuga ati reka ntumize abandi reba amafaranga dore amafaranga niyo waba uri hanze waba uri hose aragufasha rwose akakubita amafaranga rwose dore ngo umupasiteri muramuzi cyane nyuma yuko ari insengero bazifunze aravuga ati ubu nabaho gute reka nshake rwose uyu muganga ageze kuba yamfasha rwose mbashe kubona ubutunzi bashe gutunga ntunganirwe dore nawe yumiwe aravuga ati numiwe ibi ni ibiki mugane rero ngaye gukora umuganga nawe ashobora guhindura ubuzima nabwo ubuzima bwawe bwahinduka bukagenda neza turacyari ku gitego cya Charles Bari yahawe counter attack cyase yahawe pass nawe wita Jihad Haji rwose uyu muhungu uherutse gushaka umugore ejo bundi akamuhesha imigisha stade Amahoro yuzuye abari rwose nkuko byari byitezwe rwose yari match ubona ko rwose imeze nk'aho ari ubukwe mu by'ukuri nkuko Kenisi yabitangaje ariko bwabaye ubukwe bwa Rayon Sport kuko yagize gutya rwose arabakubita Kenisi aranemera avuga ati batsinze kubera kubw'amahirwe make nagize rwose ikipe yandushije cyane ndanabyemera ko yandushije cyane ariko mu by'ukuri nagize gutya rwose nisanga ikipe yagize gutya irankubita iranyandagaza rwose ndabyemera cyane muri Rayon Sport mo aravuga amakuru menshi rero ko hari amafaranga mu by'ukuri ashaka kuba yamaze kuzangira ngo nyuma yuko amubonye ko hari ibirori byagiye biba by'abantu benshi bahurura kubera Rayon Sport ndibaza ko uyu mutinganyi cyangwa se uyu muhungu wahombiye umuryango nibwo bwa mbere mu by'ukuri mwe mumubonye
hano muri stade mu byukuri ari guhena henurira muri stade mu byukuri nyaboneka ngira ngo mbona kuntu iyi myaka yose ari yindi myaka yasa nkaho yateye Gasogi avuga ati Gasogi tuguteye umwaka turakurangije nyamara ari we watwizaniye nta kuntu rero Kenisi yashoboraga kuba yagira gutya rwose ngo Kenisi abashe kuba yabona amanota agera kuri 3 cyangwa abashe kubabona n'inota na rimwe yazanye uyu utera mwaka Eric Semuhungu ntago byashoboka cyane kabisa. Reka tukomeze amakuru yacu y'imikino twikomereze rero ariko tukomeze tugana kuri mukeba bafitanye umukino ejo bundi kabisa ku itariki 9 aho mu byukora PFC nyuma yuko ivuye i Cairo mu Misiri ikubiso cyase yandagajwe niyo bita piramide ikayandagaza ikayitesha agaciro ikayandagaza ikavuga ati wowe mu byukuri nta kintu kimwe twagira gute twavugana. Piramide mu byukuri yamaze gushimira abakunzi ikipe ya Sport ku rubuga rwayo ariko rero hari n'umukino mu byukuri w'ikirarane ugomba kuzakinwa w'izikipe zombi APRFC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Mu byukuri izikipe zombi zigomba kugira gutya rwose zikabasha kuba zabasha gukina umukino w'ikirarane warurimo hagati. Rero ngira ngo uzabera kuri Stade Amahoro ni Rayon Sport igomba kuzawakira. Benshi avuga ngo Stade Amahoro igomba kuzura, abariyo bari tayari, abariyo bariteguye, abariyo biteguye neza ko bagomba kuzagira gute bagomba kuzagira kuzatanga ibyishimo. Urabyumva ute wowe? Rayon Sport amafaranga yabonye